Haleluya, haleluya. Amahoro y'Imana abe muri mwe, turabasuje mu izina rya Kristo Yesu. Amazina nk'uko bisanzwe ni Rusine Emmanuel. Ndi umugabo kabiri, umugabo wo guhamya kandi nkaba no mu buzima busanzwe nubatse. Ndashima ko Imana nanjye yamaye agakiza. Imana ikaba inyongeye n'umunsi wo kugira ngo tubane muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Mbarizwa mu itorero rya Nyamugari Paroisse ya Gasave. Ndashima Imana ko abakanze subscribe mukomeje kudukurikira. Imana ibaho umugisha. Namwe mwese abatarayikora, tarayikandaho, turagusaba kugira ngo rwose ukandeho kugira ngo tujye tubana kandi ubutumwa bwiza nawe ukugerereho igihe. Hanyuma n'abatarayikanda muyikande kandi musangize n'abandi kugira ngo nabo ubutumwa bwiza bubagereho. Dukomeze mudufashe kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure no kuba batarakizwa nabo kugira ngo bubagereho kandi Imana izaguha umugisha rwose. Hanyuma turashima Imana, iminsi itambutse ni myinshi. Turashima Imana ko abo tutarabonana hari abo twabonanye. Imana ibaho umugisha. Abatwandikira bari mu Rwanda, Imana ibaho umugisha. Abari hanze y'u Rwanda, Imana ibaho umugisha. Ababyeyi, bagabo, Imana ibaho umugisha. Namwe basore, abakobwa, Imana ibaho umugisha. Turabakunda mu izina rya Kristo Yesu. Turabakunda nta buryarya, kuko umuntu wese ujya mu ijuru akaba adafite urukundo bivuze ko nta juru barimo kujyamo, kuko wanga mwene se n'umwicanyi kandi nta mwicanyi uzajya mu ijuru. Niyo mpamvu rero itegeko rya mbere rushandi gukomera no gukundisha Uwiteka Imana y'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose n'ibyo ufite byose, hanyuma n'ibyo ufite byose ukabikundisha Uwiteka. Irya kabiri rihwanye n'iryo ni ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Hanyuma rero Imana idutegeka urukundo. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana, ariko udakunda ntiyabyawe n'Imana kandi ntiyari yabona iki, ntiyari yabona Imana. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Imana idushoboze gukora ibyo Imana ishaka, kuko Imana yacu ni umubyeyi. Imana ni urukundo. Umuntu wese ukunda Imana nuko aba yaramaze kwinjira muri yo, kandi urukundo rw'Imana rukaba ruri muri we. Nagira ngo rero dusenge hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana imaye muri aka kanya gato. Imana yacu, Imana ikomeye, uri data wa twese mwiza, icyubahiro ni icyawe. Ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe, ndagushimiye ko ungiriye neza ukaba umpaye akanya kugira ngo mboneke imbere ya kamera ya channel yitwa Kubaha Uwiteka n'Ubwenge TV. Nyemerera uzunshyigikire, naba ari jye ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro, nkoresha iby'ubutwari. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Imana ibaho umugisha. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana tudatinze. Ijambo ry'Imana tudatinze dusanga hano muri Zaburi y'ijana na gatanu. Hanyuma reka twisomere umurongo waho wa 19. Umurongo wa 19, Zaburi y'ijana na gatanu, umurongo wa 19. Haravuze ngo kugezaho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Kugezaho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Kugezaho ijambo ryavuzwe n'Uwiteka ryasohoreye, cyangwa iry'Uwiteka yamuvuzeho ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Kugeza aho icyo Imana cyasohoreye yari yaramuvuzeho, icyo Imana yamuvuzeho cyaramugerageje kugira ngo icyo kizasohore. Yabanje kugeragezwa. Ntago byaje gutyo ngo byikubitaho ngo pa nk'ibivuye mu ijuru bigwe hasi. Oya, Imana yamuvuzeho, hanyuma kugira ngo ibyo imuvuzeho bizasohore byabanje kunyura mu bigeragezo. Byabanje kuba ikigeragezo gikomeye kugira ngo bizasohore abyakire. Aho nshatse kuvuga iki? Imana iyo igusezeranya, irimo kuvugana nawe, urishima ukanezerwa, wumva rwose ari sawa. Ni umugabo witwa Ezekiyeli herutse kubimubwira ijya kumutuma. Iramubwira iti rero Ezekiyeli, abantu ngiye kugutumaho ni abantu babi cyane, bakambije imanga, bavuzinga umunya, ni abanyagasuzuguro, mbega bagenda bashinze amajosi, bakimbagira, mbega bacinya inzogera. Na Yesaya herutse kumubwira mu gice cya 3, abo bantu ngutumyeho rero ntago ushobora kujyayo utabanje gukomezwa. Niyo mpamvu uriya mugabo urimo kureba, urabona afite akantu mu kiganza, genda ukamwake, ngo ajye asanga ni umuzingo, arawumwaka ngo jye ushyira mu kanwa urye, ngo uramuryohera mu kanwa, ariko ugeze mu nda ye urasharira. Waramuryoheye ariko mu nda warashaririye. Bivuze iki? Imana ivugana nawe biryoshye, ariko kugira ngo bizasohore iyo nzira igerayo niyo nzira ikaze, niyo nzira ibabaje, niyo nzira igoye, iyo nzira. Ariko nukomeza ukabana na Yesu, Yesu azagushoboza kugira ngo uzagere ku Imana yagusezeranije.
mwibuke ko isezerano rikuru ari ubugingo Imana yadusezeranije, ni ubugingo, niryo sezerano rikuru Imana yageze gute yadusezeranije. Iyo urebye nko kwa Maraki ibice 2:5 haravuze ngo iri niryo sezerano yadusezeranije, ni ubugingo buhoraho. Iri niryo sezerano yadusezeranije mu Rwanda rwo hana niko havuze, iri niryo sezerano yadusezeranije 2:25, iri niryo sezerano yadusezeranije, ni ubugingo bugera gute buhoraho. Ariko ageze kwa Maraki ngo nari mvuze mbere ibice 2:5 haravuze ngo isezerano nasezeranye nawe, isezerano nasezeranye nawe cyangwa isezerano musezeranije niri ryari ubugingo n'amahoro, nabimuhereye kugira ngo anyubahe, maze aranyubaha ahindishwa umushyitsi n'izina ryanjye. Bivuze ngo n'ijambo ryanjye, izina ryanjye, ibyo navuganye nawe rimuhindisha iki? Umushyitsi. Isezerano nasezeranye nawe ryari ubugingo n'amahoro, nabimuhereye kugira ngo anyubahe, maze aranyubaha ahindishwa umushyitsi n'izina ryanjye, n'ijambo ryanjye, n'icyo mvuganye nawe kikajya kimuhindisha iki? Umushyitsi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo dukorere Uwiteka dutinya, tumukorere tunezerewe kandi duhinda iki? Umushyitsi. Impamvu ni iyihe? Nuko mu Heburayo hari ijambo rivuze ngo Imana yacu ni umuriro ugira gute? Ukongora. Ni umuriro ukongora. Imana iteye ubwoba, ariko abantu barimenyereye, sinzi uko bameze. Ibibumbano bimeze nabi hano hanze, ibibumbano birashaka kwigira nk'umuremyi, ibibumbano wa mwuka wa Satani uherutse gutera Eva kamubwira ko niba rya kuri rubuto bari bumere nk'Imana, bakagirwa nk'Imana. Uru rubumbano rukifuza kumera nk'umubumbyi, hanyuma birangira yifuje kumera nk'Imana, birangira ariyo kandi Imana mu by'ukuri yari bagize nk'Imana, kuko yavuze rimwe mu Itangiriro 26 tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu. Urumva n'ubundi baje basanzwe basa n'Imana, ariko Satani yazimutegera n'ubundi mu cy'Imana yamukoreye, sinzi ubwo icyo yari akeneye kindi, kandi mu by'ukuri Imana yaramaze kubimukorera neza. Nyamara Paulo, umugabo witwa Paulo we amaze kuza, murabizi ko ahamagarwa mu byakozwe n'intumwa ibice 9, arimo kujya Damasiko kurenganya baho, Yesu amutunguje umucyo yikubise hasi, aramubaza ngo Yesu, amaza ngo Paulo, Sauli undenganyiriza iki? Aravuga ngo urinde mwamo ndenganya, ngo ndi Yesu. None ufata inzira yose igororotse ari inyuramo, ujye mu mudugudu wa Yuda, ujye mu nzu ya Yuda, mu mudugudu mu nzu ya Yuda, nimuzabwirirwa ibyo uzakora byose. Ariko aho ngaho hamenekera ijisho igihe cyaje kugera Magalatiya ujye mu bice 4 guhera ku 8 kumanuka hepfo, uraza gusanga aya makuru. Uyu mugabo witwa Magalatiya igice cya 4 guhera ku 8 kumanuka hepfo 4 nushaka guhera ku murongo wa mbere, uraza gusanga aya makuru yuko uyu mugabo yajya kwivuza indwara y'ijisho. Bigaragara rero uyu mugabo witwa Paulo icyo gihe byaje kugera akajya agasenga, ariko afite ikibazo cy'ijisho ryamenetse. Hariya wajya mu rwa 2 rw'Abakorino ibice 12 niho uza gusanga aho hantu avuga ko yasenze Imana, yinginga Imana iramwiyereka, iranamuzamura ari muri Arabiya. Mu Magalatiya mu gice cya mbere ubisangayo, azamuka ajya muri Arabiya, ageze muri Arabiya yasenga imyaka 3, Imana iramuzamura imugeza mu ijuru rya kangahe? Mu ijuru rya gatatu. Uyu mugabo ngo agezeyo rero niho yaje kwinginga Imana, akomeza yinginga Imana imwishura ibintu byinshi, ariko icyo gihe ngo akinginga Imana kubw'indwara yari afite, y'ikibazo yari afite. Hanyuma kwinginga Imana ikamubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije, ubuntu bwanjye. Paulo yapfuye atari yakira ijisho, kandi mu by'ukuri abandi baragendaga bamugeraho bagakira ikibazo cyabo, bagakira indwara zabo. Murabizi ko hariya muri 26 28 bamaze kurokoka mu gice cya 27 ya nyanja yari imeze nabi, bwa bwato bwabatwaraga bwarimo yaga ibiri yitwa Urakuro na Ruhuma. Bamaze kurokoka ibyo ngibyo bageze imbere, hanyuma murabizi ko Publiyo yari afite ise urwaye ubuganga na macinya. Paulo aragenda ajya yaramusengera, amurambika ibiganza, ubuganga na macinya bisohoka ku kanya muri uwo muntu. Urumva rero mu by'ukuri yasengeraga abandi bagakira, ariko we ijisho paka ubuntu bwanjye bugeze gute buraguhagije. Ibaza umuntu none Imana yaremye mu ishusho yayo, ari wa Adamu na Eva, abo bane bashyira hariya muri ngo by'Edeni, ariko Satani aza ati wapi mwagirwa nk'Imana. None se kugirwa n'Imana gute birenze ibyo ngibyo uko Imana yakugize? Ikibumbano rero kimeze nabi. Nashakaga iki rero? Bivuze ngo Imana irimo kuvugana nawe, igitangira kuvuga, irimo kukubwira ngo mwana wanjye nzagera gutya, mwana wanjye nzakora ibi, mwana wanjye, aho irimo kukubwira biba biryoshye, ariko inzira kugira ngo bizagera handi bizasohorera ni ikibazo muvandimwe. Urakubitika ugahurika, amazina barayakwita, bakuvuga ibibaho n'ibitabaho, urangwa byose ubugeragezwa n'ikintu cyitwa iki? Isezerano. Hanyuma rero iri sezerano twasezeranijwe ni rimwe rero, ni ubugingo n'iki? N'amahoro. Ni ubugingo, muri make ni ubugingo. Bivuze ngo ufite ubugingo bufite n'iki? N'amahoro. Ufite amahoro bufite n'iki? N'ubugingo. Bivuze ngo ntabwo wagira ubugingo ngo ubure amahoro, ntabwo wabona amahoro udafite ubugingo. Ibyo ni ibintu bisobanutse neza. Bivuze ngo rero kugira ngo ube ufite ubugingo nuko uba ufite Yesu, warakire Yesu nk'umwami n'iki? N'umukiza. Niwe sezerano ry'abantu, niwe sezerano ry'abari mu isi, niwe sezerano ryacu. Hanyuma rero tukiri ino hari n'iby'Imana idusezeranya tukiri ino, ariko kugira ngo uzabigereho bikabagorana. Mbega biravuze ngo
arariye biraryoshye mu kanwa bimuryohera nk'ubuki ariko bigeze mu mara ye birasharira cyangwa se birasharira. Biravuze ngo bamwe mujya mwumva bavuze ngo ubushake bw'Imana burasharira. Nago ubushake bw'Imana busharira, ahubwo hasharira inzira ijya mu bushake bw'Imana. Kuko Imana irimo kuvugana nawe urishima, Imana irimo kuvugana nawe rwose wumva uguwe neza. Hanyuma rero iyi nzira kugira ngo bizagere ku munsi bizasohoreraho, aho kuva Imana ivuganye nawe urimo kwishima, ariko kugerageza igihe bizasohorera niyo ntambara, nibyo bibazo, nizo ngorane, niho benshi barimo kugwa. Hanyuma ariko iyo byasohoye urimo gushima Imana, byasohoye urimo gutera haleluya. Ubwo se urumva bigisharira? Nago ubushake bw'Imana busharira, hasharira inzira ijya mu bushake bw'Imana. Hanyuma uraza kureba Abisirayeli, Imana irababwiye ngo nimufate mugende mubwira abanyegiputa ibyo bafite byose babibahereze. Umugabo asaba undi mugabo zahabu, mafezi, ibintu by'igiciro, imyenda, ibintu byose umugore abwira undi mugore mugenzi we babikure. Ako kanya barimo kubabara cyangwa se baranezerewe, baje bishimye ngo bavuye bateze iki amaboko nk'ingabo z'iki z'Uwiteka, bavuga bati Uwiteka niwe nde? Niwe Mana. Uwiteka niwe nde? Niwe Mana. Ariko bageze hariya ku nyanja, inyanja itukura, mu kanya Imana ibwiye Mose ngo babwire babe babambye amahema aho ngaho, be gukomeza ngo bambuke, niba bari aho ngaho ngiye kuzana Farawo kugira ngo mwiheshereze icyubahiro. Mu kanya uzinduru bavugije babwira Mose bati Mose, ubundi wadukuraga iki muri Egiputa? Namba zariyo kuki watuzanya gupfira hano, bagiye kutumarira hano? Imana iramubwira iti Mose, niki gitumye unakira? Nawe arimo gutaka, kandi Imana imubwiye ngo igiye kuzana Farawo. Arataka, kumbe Imana niyo ibwiye Mose ngo igiye kuzana Farawo. Ubwo se urumva haje Farawo cyangwa haje Imana izanye Farawo kumwica aho ngo kuri Yorodani. Hanyuma ikigeragezo kenshi iyo ubona cyagutuze kikumereye nabi, ujye umenya ngo Imana niyo yemeye ko kizana, kuko mu by'ukuri nta kintu gishobora kuza Imana itageze gute, itakemeye cyangwa se itabanje kuguhishurira mu gihe uri maso. Iyo utarangaye, bana abanyamasezerano mukwiye gusenga mukaba maso, mukamenya aho muhagaze n'isezerano mwabwiwe n'Imana, mukaritegereza mwihanganye. Tukiri ino ibyina turabyemera, byo ndiye gusezerana jina izabikora, ariko isezerano rikuru ni wibagirwe ko ari ubugingo, kandi ukaba wavino na bya bintu utageze gute, utabibonye. Ibyo nabyo mujye mubishyira hagati, mubitera hagati, mushinga hagataho. Nshatse iki rero? Hano bambutse inyanja itukura, Imana ibatabaye, ariko bageze mu nzira barimo kugenda bajya Kanani mu gihugu cy'isezerano, ntibigeze bagerayo. Kuko ibyo babwiwe kujya mu gihugu gitemba amata n'ubuki, ntago bigeze babwirwa ya nyanja itukura, ntago bigeze babwirwa Yorodani, ntago bigeze babwirwa ubutayu ko bazagera mu butayu bakagira inyota n'inzara, ntago bigeze babwirwa ko bazarya amana mu butayu, ntago bigeze babwirwa ko bazabura ibyo kurya, ntago bigeze babwirwa ibibi byose byari muri bwa butayu bubi bugwengeye, butarimo amazi, butarimo amasoko. Ibyo ntibigeze babibwirwa, babwiwe igihugu gusa, ariko hari inzira yaho babwiriwe, iva aho babwiriwe no kugera aho bajya, hari inzira aho hagati. Rero niryo sezerano mwumvise ngo kugeza aho ijambo ryavuzwe n'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Kugira ngo uzajye muri kiriya gihugu ugomba kubanza ukageragezwa. Kugira ngo uzajye muri kiriya gihugu hari uwavuyeyo, hari Satani, mwibuke ko hari Satani wavuyeyo, hari umubi wavuye yazino hariya mu byeshuri hana 12 wasihugushije ishyano, kuko umuba akumanukiye afite umujinya mwinshi, ariko hajuru nawe ishima uturagore kuko umurezi wawe Satani agukuwemo. Urumva rero wasihugushije ishyano, umubi yaje inaha. Bivuze ngo rero arakurwanya kugira ngo utazajya hehe muri rya sezerano, utazajya muri cya gihugu. Niyo mpamvu agutega imitego yose. Nyamara Imana yaravuze, yakwemereye ubugingo. Yesu yaradusezeranije atubwira Yohana 14:1 ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana, nanjye mugire gute, munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, ariko kuko hari ngiye kubategura kugira ngo aho nzaba namwe ariho muzagera gute muzaba. Ariko umubi waza gukora iki? Aza gufunga amayira yose, agutega utunyobwa, agutega abagore, agutega abagabo, agutega akazi, agutega inzara, agutega ubukene, agutega ubushomeri, agutega amadeni, aragutega. Niyo mpamvu Imana idutegeka kutagira ideni iryo ari ryo ryose, idutegeka kugira ideni rimwe ry'urukundo. Tuvuze ngo twakundanye, ikibazo nama mfite cyaba ari nk'icyawe. Dukundanye, ikibazo waba ufite cyaba ari nk'icyanjye. Dukundanye, igisubizo cyawe cyaba ari icyanjye. Dukundanye, igisubizo cyanjye cyaba ari icyawe. Ariko ko nta rukundo tubeshyana, tugenda tubeshyana, ducungana ku jisho, turimo gucungana. Niyo mpamvu ikibazo cyanjye kitaba icyawe, niyo mpamvu ikibazo cyawe kitaba icyanjye, niyo mpamvu igisubizo cyawe nakimenya, niyo mpamvu igisubizo cyanjye utakimenya. Nasubizwa nkigiro hatari nk'uwasenze kurusha abandi, cyangwa se nawe wabugize mu kibazo ngavuga ngo uriya yakoze ibyaha byinshi kurusha abandi. Wapi? Hari urukundo, ntago wakunezezwa n'ikibi cya mugenzi wawe. Hari urukundo, ntiwareba uriya uko ashonje kandi wowe warariye, cyangwa se ubifite byinshi mu nzu, ufite amadepo hariya, ntago wanezezwa n'ibyo. Ntago wabona umuntu yambaye umwenda umwe ngo uvuge ngo uzakomeza wikanyiza hariya kubera ufite amakoti yawe n'ibikingo, ubwo nibwo uri umuyobozi, nibwo uri umuntu ukaze. Wapi kabisa. Ahubwo gabanya, fata ibingibi wari ufite gabanyaho. Ufite imyenda ibiri nahereza udafite, ufite ibyo kurya nahereza undi. Icyo nicyo kigaragaza urukundo. Urukundo ni ugutanga, urukundo ni ugukora. Imana yarakunze iratanga, na Yesu akunze aratanga. Wowe warakunze se utanga iki? Amagambo gusa, poromoka.
kimodoka cyacitse feri ku musozi. Imana idufashe. Ntago rero Imana ishaka amagambo, irashaka ibikorwa. Kugeza isi ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Hanyuma rero bivuze iki? Biravuze ngo Imana iyivuganye nawe hano ikavugana nawe hano, umenye ngo harimo umworera muremure, harimo umwanya wo kugira ngo Imana izabisohoze. Yabisohoza no mu kanya, yabisohoza no mu gitondo, ariko ishobora no kumara umwaka, bishobora no kumara imyaka 2, bishobora no kumara imyaka 3. Niyo mpamvu yavuze, nivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo Imana ntago itinze isezerano nk'uko bamwe bibwira. Oya, ahubwo itwihangana idashaka ko hagera n'umurimbuka, ahubwo ishaka ko bose bakizwa. Niko yavuze hariya kwa Petero mu rwa 2:3:8. Ntabwo Imana igitinze isezerano ryayo, wapi kabisa. Isezerano ni Yesu, isezerano ni Yesu, isezerano ni Yesu. Niyo mpamvu muririmbyi wa 334 igitero cya nyuma kiravuze ngo uwitondera amategeko y'Imana, uwitondera amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana yasezeranije ni uzagirirwa n'Imana. Umva, kugirwa neza n'Imana none no mu bihe bizaza, none no mu bihe bizaza ni uzagirirwa n'Imana. Imana izamwereka imbabazi zayo, Imana izabana nawe, Imana izamugira neza. Niyo mpamvu Paulo yandikira Timoteyo mu gice cyaho cya 4 rwa mbere mu murongo wa 8 iravuze ngo kubaha Imana kugira umumaro mwinshi. Kugira uwuhe mumaro rero? Kugira umumaro w'isezerano rya none, ubugingo bwa none n'ubuzaza. Kubaha Imana, kwitoza kubaha Imana gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabo. Gufite isezerano ry'ubugingo kurindwa inaha, ukarindwa niri aho tuzajya ukabuguwe neza. Imana itugire neza. Hano rero nshatse iki? Uyu urimo kuvugwa n'umugabo witwa nde? N'umugabo witwa Yosefu. Niwe uvuzwe kuri aya magambo mwumvize, kugeza ijambo ryavuzwe n'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Uyu ni Yosefu. Yosefu wavutse mu bana 12. Ariko uyu usomye usanga bari bafite na mushiki wabo witwaga Dina. Hanyuma uyu Yosefu n'umwana wa 11. Yosefu n'umwana wa 11. Hakaba Rubeni nyuma ye cyangwa se Benjamini. Bavuka ku mugore witwa nde? Rasheli. N'abana bande ba Yakobo. Yakobo wabyaranye n'abagore 4. Abagore 2, hanyuma hakaba n'inshoreke zingahe? 2. Sishaka gutinda muri ayo mateka, ndashaka ko ngana ku cyo nashakaga. Uyu mwana yaravutse, avukanye na yarabuze urubyaro. Cyokora Imana, uyu mwana amaze kuvuka, avuka Imana imufiteho umugambi cyane. Kenshi umuntu Imana ifiteho umugambi akunda kunyura mu bikomeye, akunda kunyura mu ngotane, akunda kunyura mu mahwa, mu mifatangwe. Niko Imana yabwiye umugabo witwa Ezekiel, iramubwira ngo nubwo utuye mu mahwa na Skorpiyo no mu mifatangwe ukabutuye aho, jewe ndagutumye nkomeje uruhanga rwawe kugira ngo uruhangare imanga zabo. Umva, uruhanga rwawe ngugize nk'ibuye ry'isarabwayi, ndugize nk'inosho kugira ngo ujye guhangana n'abari abantu, kuko nabagome bikabije. Ngutumye ku bantu b'abagome bikabije, babandi bahora bayicenya amenyo ku buryo bakumva bayavungurira no muntu. Abo rero nibo ngutumyeho. Niyo mpamvu ngukomereje uruhanga kugira ngo ujye guhangara imanga zabo. Nguyu rero, uyu mwana rero kenshi nakubwiye ngo iyo ugiye uzaba umukozi w'Imana, Imana ibanza kugucisha hano henshi mu bizigu, hano hakaze, hano hakomeye, abantu bakagira ngo ni wa wundi mbega nkuko Yesu bamuvugaga ngo nuwakubiswe n'Imana acumitwa nayo. Hanyuma bakabona urinzengere, bakabona byararangiye, bigucikiraho, birarangira. Ibimenyetso byose bigaragaza kuri muzima birabanza bigakurwaho. Ibimenyetso bigaragaza ko hari nakenjuzi, irakoropa ikamaramo byose, irakwigisha ikagukuba, iragukuba. Niyo mpamvu Yeremiya ibice byaho 9 umurongo wa 6 yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nzabashongesha mbagerageze ukundi nagira abantu banje nuku. Iragukuba we, iragukuba inkamba zigashiramo, iragukuba ikemera bakagukandagira, ikemera bakagukuba, ikemera bakakwihanaguriza icyondo, ikemera bakakuvuga. Abana bato babandi bakakubashye bakagusuzugura. Sabaze Yobu ngo n'abagaragu be yajyaga bahamagara, babandi babagaragu be babagiwe bakavuga bati wapi kabisa bose nago twakwegera n'umwuka wo mukanura nuka. Yobu mugora amubwira ati wapi hakana Imana upfe. Ibyo byose iragukuba ikabyemera ko Imana ari amakuba, nizana ibyago, nizana ingorane, byose irabyemera. Imana nizana umucyo n'umwijima, niye byemera, buryo irabyemera bikakubaho bitewe n'ikizagukoresha. Inzara ikakurya ukagira ngo nta bwenge ugira, wajya ugera ahantu ugiye kwaka kazi ugasanga bahise bakamuha ako kanya, ugisohoka ukigera hanze kumbe hari akandi kari kaje, baturahavuye kandi karaza, tugahaye undi warutinze. Wahagera bati tubonye wowe, wapi izi inshingano zawe, izi nshingano wapi siza, ahubwo wowe turabona ibyawe ushoboye kuvuga ubutumwa bwiza. Iragukuba, Imana iragukuba kugeza igihe ibiro bizuzura. Nibishaka ibiro 30 bitaruzura, aburo ni garama rimwe, ntago izigera ituma icyo kigerageza urimo kirangira, ntago iryo shuri uzarivamo mpaka ibiro bimaze kuzura. Amashuri ko wiga wamara kuyageramo, noneho Imana ikabona kugutuma
kuko ntabwo yagutuma uri umuswa. Ntabwo Imana igikoresha abaswa, ntabwo Imana ikoresha abasivile ibana bigize birirwa barira birirwa biriza. Hari umuntu umerutse kuba ndi kumwe n'abantu ndababwira n'abantu barimo kwiriza ari urushishi rurimo kubarya, hagiye kuza urutozi, none nirumurya yongera atake nataka, none bagire ngo niko bisanzwe. Niko bisanzwe n'ubundi uriya mwana aho sanzwe ari umwana murizi, n'ubundi umwana murizi nagakurwa urutozi, kumbe ni urutozi rumuriye byanyabyo. Noneho kurimo kwitakisha imbere hari hagiye kuza ibigutakisha, wakwihanganya ugakomera ahubwo ukiga neza ugasoza isomo ryawe neza. Kenshi iyo urimo gusakuza hari igihe uba wicaranye n'umuntu kandi uwo wicaranye nawe afite ibibazo bye, hanyuma kurimo gusakuza rero utuma adafata amasomo arimo yiga, ugatuma ahubwo uzatuma natsindwa mu byo bazababazwa. Kubera iki murimo gusakuriza abantu, mugasakuriza abantu nabo bafite ibibazo byabo, musakuriza abantu nabo mu mashuri yabo barimo kwiga. Wisakuza mu kigeragezo, nicyo nshatse kuvuga. Uyu mwana rero reka sinindaho yaje kurangira abaye avukana impano yo kurota. No kwa Yoweri uyisangayo. Yoweri yayivuzeho avuga ko abakambwe, abakecuru, abo bantu bazajya barota, abo basaza bazajya barota, ariko abasore inkumi bazajya bahanura abandi berekwe. Ibyo byose Yoweri yarabivuze mu gice cya gatatu kwa Yoweri uhere ku murongo wa mbere uraza kubyisangira yo mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri. Hanyuma rero uyu mwana yavukanye iyi mpano, ya indi y'abasaza we yarayivukanye akarota. Pana ngo nabasaza kunindira abasaza wapi kabisa. We none yarayivukanye, avuka arota, kandi binarose bikaba ari ibintu by'ubuyobozi. Akarota ubundi uzibyo uzira n'inzozi zawe, nta kintu urimo kuze, ni inzozi kandi Satani zinzozi zawe iraziza. Umwana uko arimo kurota yarota akarotorera benese, kumba barotorera ni babi cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo iki Yeremiya byitegereje. Yeremiya mu gice cya 12 murongo wa 6 aravuze ngo kuko nabo muvindimwe n'inzu yaso abo nabo bagukoreye iby'uburiganya basakuriza inyuma yawe, ariko naho bakubwira neza nukabizere. Bene so ni papa na mama, bene so ni papa nabo kwa papa na mama, bene so kuko nabo muvindimwe ni papa nabo kwa papa na mama maraso, ariko inzu yaso n'ab'inzu yaso ni mu rusengero nabo basakurije inyuma yawe bagukora iby'uburiganya barakugambanira, naho bakubwira neza nukabizere. None abantu warafashukira imbere ku buryo umubwira ukamubwira n'ibyo munsi y'igitanda ngo ni mushuti, ngo ni umunyamwuka, ni umuhanuzi. None se umuhanuzi ni kimwe, ni impano, ni ikote yambaye imbere nindi iri ni ikote, je nambaye ikote, iri ni ikote, iri ni ikote. Hanyuma iri kote nambaye cyangwa se uyu mupira nambaye imbere nindi, imbere harimo iki? Yamaze guhanura abandi ataje guhanura abarindi, ninde mukanya atarimo hanura ninde mbere ujya kumubwira ukamubwira n'iby'iwawe nuko umugabo muryamana n'ibitagenda mu buriri. Uyu ubwira ninde mbere ko hanura ninde, atahanuye ninde mu gihe atarimo guhanura abarindi. Uzi uwo ari we, uzi imbuto yera izo arizo, nuko murimo kwisenyera ingo nye. Hanyuma rero ndashaka iki, uyu mwana uko yakarose akabivuga, kumba babwira nibo babi cyane, nibo bagiye kurwanya isezerano. Ibyo byigeze bimbaho, byambayeho genda bizi binimo kukubwira. Mane kambwira ngo irinde ibi nibi, nkagenda nkajya kuvuga ngo Imana yambwiye ngo nirinde ibi nibi, kandi abo uwo mbwira cyangwa abo mbwira akaba ari bo ahubwo bari bashinzwe kungezaho ibyo Imana yambwiye kwirinda. Bikarange none hahinduye uburyo bwo kugira ngo ndwanywe neza. None se urumva atari ukubura ubwenge? Ariko nabikuyemo isomo, ubu ngubu ngomba kumenya amagambo mvuga, byankwiriyemo isomo cyane. Niyo mpamvu ndimo kubikubwira, ujye umenya ayo uvuga n'ayo utavuga, umenya ugomba kubwira n'ibyo ugomba kuvuga. Mwuka wera niwe ukenewe, bwira Imana, bwira Yesu, byose ni inshuti yawe. Ibikubabaza n'ibigutera arakunda, afasha abashavuye, wizera ijambo rye, wirira. None urimo urarira ubusa, urarira nde ko hari igihe uririra umuntu ugasanga kumviye ubusa, ahubwo ugasanga uwuririra arimo arakoma amashyi. Arakoma amashyi ati yajya yabona ngo barasenze ngo nabarokore, noneho reka turebe iyo Mana ye. Niyo mpamvu bakoraga ku matama ya Yobu muri 5, ngo tabazana no mubera watabaza ninde, ngo noneho hamagara wari wakumva, aromagara wari wagusubiza. Ni wasengaga tubwira ngo uri umunyamasenge, noneho hamagara turebe ko wari wakumva, hamagara turebe, bamukora ku matama. Abantu benshi bakoresha iryo jambo bazi ngo n'ubutabazi, kumbe barimo kumukina ku mubyimba. Ubwira uramuzi, ubwira uzi uwo ari we, ubwira ninde? Reka naruke. Hari igihe ngiye mvuga nkumva ndashaka kugira ngo ibi bintu niba nsatura imitima y'abantu nshyiremo ibintu mba numva nshaka ko bumva bose, nanjye ama kugira ngo mba bamenyeshe. Sinzi ko abantu bameze. Ubwira uramuzi, wabwiye Yesu ikibazo cyawe, ikigeragezo cyawe cy'umwihariko wabwiye Yesu. Imana tugire neza.
uko yakababwiye rero bahita bavuga bati ngo warose ngo iki, warose ngo njyewe narebye ndose nagiye kubona mbona imiba twari imiba turi mu murima tuhambira imiba uko ari 11 uko twagahambira imiba ngiye kubona mbona iyanyu yose yikubise imbere y'uwanjye ugumuhagaze bate ya niko ja ukavanga uzatuyobora sha yewe sha wakane wakavutse ejo sha none ise agiye gukora ikintu gikomeye amudodera ikanzu ingo ihereye hasi kugera hejuru na ruteranyirizo mwimwe ya Yesu. Yosefu muri make nawe agenda afite amateka neza yenda guhura na ya Yesu kuko yavukana n'abandi bana bose hamwe ni 12 hanyuma no wa mushiki wabo nyine. Hanyuma Yosefu afite ikanzu nk'iyo Yesu yari afite nayo ya indi batigeze babuze uko bayigabana hanyuma barayifindira nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma uyu Yosefu n'umwana baguze amafaranga ibiceri 20 mu gihe Yesu bamuguze ibiceri 30. Uyu Yosefu ibi bintu byose mugiye kumva bigiye kumubaho na Yesu niko byagiye biba mbega bisa naho neza Yosefu asa naho nawe yashushanyaga Yesu yunguye. Nguyu Yosefu rero Yosefu mwene Yakobo wa Isaka, Yakobo uvukana na Esau, Isaka wande wa Aburahamu wande wa Tera wa Nahori kuzamuka kuza kugera inaha kwa Adamu. Reka nigarukire cyo rushatse n'iki rero. Uyu mwana rero uko yakarose izozi zirabababaza ariko abibwira na papa arabyumva amenya makuru aricecekera. Mukanya umwana arongera ararota arose abona iki rero, abona ukwezi, abona inyenyeri, abona izuba, ibyo byose ngo byimanuka byikubita hasi imbere ye. Abibirotora babandi umujinya urusho kubica muzehe nawe yabyumvise ate caca kakana nta soni ukava ngo jewe na bene so na nyoko niko shango tuzaza twikubita imbere. Akana karicecekera bene se bararakara babana bavuka kuri za nshoreke abavuka kuri Leya bararakara. Munsi umwe rero papa aramubwira ati genda uje kureba bene so mu ishyamba aho baragiye hanyuma uzumbwira inkuru yabo nuko bameze. Umwana uko yakageze bakimubona bati Karosa araje umva uzi kuza muri bene so ukabuzi ngo ni bene so barimo kuganira wabagera bagahindura ikiganiro kumbe niwe bavugaga barimo kugupangira kukwica barimo kugupangira kukugirira nabi wowe uzingura muri bene so murasengana mujyanye mu ishyamba. Minsi ishizerutse kumbwira njyanye abantu ahantu tugiye gusengera ahantu irambwira ngo mwana wanjye mubo kwizera nta no murimo wo kwizerwa nubundi Yeremiya yavuze 12:5 havumwe umuntu wiringira undi muntu akishimana amaboko ye kandi uwo muntu atabonerwamo agakiza. Reka uwo muntu ajya avumwa kwiringira undi muntu nibyemewe ahubwo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka akamubera ibyiringiro. Izere Yesu zera Imana mu izina rya Yesu. Hanyuma rero Imana ibimbwira gutyo hanyuma nkajya njyana nabo ariko umunsi umwe irambwira ngo bateguye no kugutera icyuma aho hantu muba muri kandi abagutera icyuma nabo mugendana nabo muri kumwe. Hanyuma Imana irambuza kujya ndabyihorera. Abo bantu biza kugaragara neza ko nagakiza bari bafite bari intumwa bakorera muri indi zina bakora bigaragara ko bakorera Yesu ariko bakorera ibindi. Hanyuma Imana yo mu ijuru itugirire neza kandi bitwa ko ari abakozi b'iki b'Imana. Nkubwiye aho bageze n'inkoni zibagezeho uko zimeze wasanga koko sebuja ahemba nabi. Yarabashutse araboshyushya batumwanya bagambanira abantu batabagambana bagira nabo abantu batabafiteho urubanza none ubu bari ku kiboko sebuja yarabahembye bari ku kiboko nyine kandi ndacyakomeje urugendo nta migambi yabizigera ihama nibizemera nukomeza ukabana n'Imana neza. Hangane tuza komeza usenge komeza ukiranuke irinde icyaha n'igisa nacyo nta kindi kigutandukanya n'Imana n'icyaha. Hanyuma byaje kurangira bavuze bati rero buriya nuko umwica turebe iby'inzozi ze sha zatuyobora ateze tumwice bireta birangira. Hanyuma ko birimo kubipango bamwice muvandimwe witwa Rubeni aravuga ati wapi kabisa aho kugira ngo tumena amaraso yuriya muvandimwe kandi tuvukana ahubwo reka tumufate tumujugunye muri rwobo rumwe muri ziriya z'amazi bayoboyemo amazi avira ruguru mu biturage ngo bapanga ko bamujugunyamo ariko ko bakamujugunyemo ngo bagiye babona itara cyangwa se abantu benshi ngo abishimayeli muzika ari bakamari ni bakamari n'abana bakomoka kuri ku mwana wa Aburahamu mukuru witwaga Ishimayeli. Abishimayeli bari ni bakamari rero barimo no gucuruza ngo barimo kugenda bavuye ahantu kwigurira amamari bafite bari benshi bari bafite baguraga abantu bakagura n'ibintu
bahageze ngo bahita bavuga bati nta mpamvu yo kwica umuvandimwe, reka tugende tumukuremo tumugurisha Abishimayeli. Ariko Rubeni atagize gute, atabizi, bakuramo Yosefu baramugurisha ibiceri 20 ibiceri 20. Bamaze kumugurisha rero Yosefu baramutwaye agiye muri Egiputa. Na gahunda yagiye ajya kureba amakuru akaza kubwira papa. Biratunguranye, amasezerano Imana yamusezeranyaga arimo kurota ubuyobozi, arimo kuyota kuzabayobora, arimo kurota ko azaba umutegetsi. Nyumvira nawe ukuntu bigenze, azinga azayobora bene se, ariko nyumvira kuntu bihindutse mu kanya gato nk'ako guhumbya ngaho mu cyobo, mu kanya gato nk'ako guhumbya bamuhubujemo, babanje kumwambura ya kanzu bayinika mu maraso, bishe umwana w'ihene bayinika mu maraso. Bamaze kuyinika mu maraso, umwana bamugurisha yambaye ubusa ikanzu bayishyira papa, bati papa rwose ikanzu tuyisanze mu ishyamba ntituzi nyirayo, yireba urebe menye niba ariyo wayimenye cyangwa ari umwana wawe. Ngo yitegereje amenya ni Yosefu kuko ye niwe wayidoze. Musaza arababara aravuga ati nzarinda pfa, nzanasubira mu gitaka, ngifite agahinda k'umwana wanjye. Umusaza ararira, ariko ntacyo byari buhindure. Bari bamaze kumugurisha ibanga, barizi, bacecetse. Ubu hari abantu bicaye ku mabanga, ayo mabanga mwicayeho Imana igiye kuyashyira ku karubanda. Ayo mabanga mwacikanyayeho, mwacecetse, mwanze kwatura. Ntabwo icyaha kijya gisaza, ntabwo icyaha kirangira, icyaha gikurwaho no kwihana, icyaha gikurwaho no kucyatura. Ibyo byaha mwabitse mugahisha ngo abantu batabimenya, hatagira ubimenya, mukamukorera ibyaha mwibanga, mukaza gutekinika muhagarara ku ruhimbi, mubwiriza, muvuga ubutumwa, muhanura, mwigisha. Mubimenye neza ko icyo cyaha Imana igiye kugishyira ku karubanda, abantu bose bazakimenya. Werure, niba ujya mu ijuru erura, niba uri umupagani vamo, genda ujya ujye kuba umupagani bigaragara, ujya gutekinika. Witekinika hose ni mukwayo, wibeshya ko bose agiye gupima. Hari umunzani ugiye kubapima hano imbere, ugira ngo byaramworoheye, bamugejeje muri Egiputa, ngaho inkoni, ngaho buretwa, ngaho ikiboko, ngaho mabuso, ibiki byose. Potifari ageze haramugura, amuguze amushinga akantu hariya nk'akazi gatoya, ngo umwana akazagezemo. Ukuboko kw'Imana kubana nawe. Ndashima Imana ko ukuboko kw'Imana kujya kubana n'umuntu aho ariho hose. Nubwo baba bazi ngo bakujugunya ahandi, kumba aho bakujugunya bari mu maboko y'Imana. Ahubwo amaboko adufashe naturekure kugira ngo tujye mu amaboko mazima agomba kudukorera ibyo agomba gukora. None se naguzi ko nyina wa Mose yaramufite umwana amuhisha mucucukesha ngo ataza kurira bakumva, ariko mu kanya ageze mu maboko yande y'umukobwa wa Farawo ntibamumugaruye. None amaboko ari sawa, none afite n'abasirikare barinda urwo rugo. Ubwo se ukeka ko ari umuntu waza gusaka urugo rurimo umwana w'umwami? Ninde warusaka se? Hari idarapo, hari n'abasirikare baharinda. Wapi kabisa. Amaboko adufasha, amaboko afasha ibyacu, amaboko agufashe nakurekure kugira ngo ujye mu maboko y'Imana, hanyuma Imana igusoreze ibyo yavuganye nawe. Imana yo mu ijuru itugire neza. Ngo Yosefu rero, Yosefu ko yakajyanywe hari yagurwa na Potifari, akantu bamushinze kagira umugisha, ko bamushinze kagira umugisha, amwegurira ibintu byose. Hanyuma umugore biza kurangira nawe amwifuje. Bavandimwe, ukurusho kugenda wigira imbere ujya mu byiza Imana yagusezeranije, ujya muri amasezerano utarasorezwa isezerano rikorera ryo bugingo, ujye ubimenya ko hari imitego Satani ashinzwe yo kugira ngo aza kugutega, kugira ngo nawe utazagera mu isezerano rikuru ari ryo bugingo buhoraho. Hanyuma yo nguyu Yosefu rero, uko umugore yamureba, areba agasore, ureba agasore kuntu kitonda, agasore kuntu gasenga, burya bagukubita imibare. Agasore kuntu gasenga, areba kuntu gahanura, areba kumba aramukubita imibare, areba umukobwa kuntu umukobwa agenda neza, kuntu umukobwa yitonda, kuntu umukobwa ambara kikwiza, kumbe baragukubita imibare ntago urabimenya. Mukanya ahita amubwira atari ko se niko wa mugabo ubundi uba muzima ati ndi muzima. None umugore akajya akora buryo ki bwose, akambara imenure, akambara buriya bya pasi wamubona bambara, burya bari kugira ngo isezerano rikuru rya sezerano ry'ubugingo ritazasohora. Burya nicyo baba barimo gushaka, igituma mubona basiga bya bindi byose, bimwe byose bagira ngo bakureshye, abari kugira ngo rwose bagusitaza bigisitaza, hanyuma noneho utazabona rya sezerano. Burya nicyo bashinzwe. Niyo mpamvu Mose cyagiye Mose ari kumwe n'Abisirayeli barimo kugenda bari mu rugendo, umugabo witwa Baraki yatumije Balamu ngo aze kubavuma. Ahageze agiye kubavuma biranga, aragerageza biranga, mukubara wera mu bice bya 23 na 4 kuzamuka hepfo na 2 kuzamuka hepfo, ngo aragerageza wapi kugera na 5, aho umugabo wa mwana waje gutera icuma, gakubita icuma gahita barangiza icyo kibazo. Ngo muraza kureba mu gice cya 15. Hanyuma ngo uko yakagiye kuvuma biranga, arangije aramubwira ati rero ntago wavuma bari abantu, ntibyakunda, nibishoboka ikintu nakugiraho inama ni kimwe, bwira aba bakobwa
baba Midiyani, ubwira abakobwa baba Mowabu bawe, abakobwa bawe bambara amamini, bikoreho mbega bambara ibigaragaza incakwaha, amabere aje hanze, imigongo ije hanze, mukondo wazi, ibi bihungu rwose nabyo bigende byambaye bya bindi binagana, bambare baconge bya byanwa, babwire rwose, babwire bamere gutyo. Hanyuma Abisirayeli niba babona, kuko batamenyereye kubona imibiri ingingo z'abantu, baraza kubibona bareshywe n'abo bantu, babatumire mu birori. Umva uko bagenda babareba bakamuka, uko babareba amararaza, uko amararaza, ubwo mu mutima barabakoze ibyaha, Imana ibavamo gake, Imana irabiyicira. Isezerano ryo kurindwa riraba rirangiye, hanyuma Imana ariyibicira. No bundi ntabwo ushobora kubavuma ngo bikunde, kuko nta muntu uvuma uw'Imana itagize gute, itavumye. Ngo Baraki icyo cyifuza iyo nama arayumvira arayikora. Uzi ko bishwe na mugiga kubera gusambana n'Abamowabu, bakicwa na mugiga kubera gusambana n'Abamidiyani, bakicwa na mugiga. Finehasi umwana wa Aroni, Eleyazari umwana wa Aroni, si wo wabakirije mugiga muti ku icumu rigaca mugongo rigafata umumidiyani rikinjira mu butaka. Hanyuma icyo cyaha bari bakoze, Imana ikabangufuye ifuye ryinshi, ifuye ryiza rimeze nk'uko nashakaga. Kubw'iyo mpamvu nanjye ngusezerera isezerano ry'amahoro. Isezerano ry'amahoro. Umva isezerano asezeranijwe ni isezerano ry'amahoro. Bivuze ngo umuntu ufite amahoro aba afite ubugingo, niko twabibonye. Hanyuma rero bivuze ngo nta muntu wavuma Imana itagize gute, itavumye. Nta muntu wavuma umuntu uhagaze neza mu Mana, nibikunda nibishoboka, kuko Imana iba yaratwukozeho iki, urukuta, ntago byakunda. Ariko iyo uvuye muri ayo masezerano ukajya uruhande, umenye ngo imivumo iragutegereje hano hanze, irakwica rwose. Ngo Yosefu rero umugore amuteza umutego wapi, yambara ubusa wapi, yambara yicara nabi, reka da, akajya amuhamagara ati nzanira isumbe, kandi ari hariya muri duje, umuhungu akayizana ari kameze gutya, aragerageza ibintu byose birananirana, arabipanga ibintu byose biranga. Nibwo yaza musanga muri biro, noneho kuko mu bwinshuro nyinshi byanze, birangira musanze muri biro. Ngambwira ngo none kinzanye, none kingenza, ndagira ngo none aha turyamana. Umuhungu arabyanga ati wapi, databuja yamaye ibintu byose, ni wowe watamaye, usiba ibindi byose, ariko wowe nigeza kunyegurira. None kubw'iyo mpamvu sinakora icyaha kimeze ry'icyo, none n'ikintu gikomeye cyane, sinahemukira Imana yanjye. Ibaza ariko umuntu avuye iwabo arakana gato, araje azana mu gihugu kitari icyabo, nta muntu umuzi, mu bigaragara ni igisubizo agiye kugira, kuryamana na muka bosi. Bamwe babigira iturufu yo kugira ngo barye iby'umutungo w'urwo rugo. Kumbe ni imivumo mikaze y'indi mikasiro mibi cyane, kasi mbi cyane. Umwana arabyanga, nyirabuja ahita avuza induru ati niba ubyanze ndavuza induru kumfashe, niyo umwitere wangu usigara, n'umwitere ikimenyetso kigaragaza koko amfashe ku ngufu dore n'umwenda we, ikote rye ndarisigara nane, niba utabyemeye ndafata ndabivuga kabisa. Imana ijye idufasha kabisa. Bamubeshyera icyaha, Yosefu aravuga ati kabisa, ninshaka njye mabusu banyice n'umutwe bawukureho, ariko Imana izama iherezo ryiza, izama ubugingo. Uraba wishe umubiri, ariko ntabwo uba wishe ubugingo bwanjye ni buzima. Niyo mpamvu Yobu yavuze ati jyewe ubu mundeba hano muri 31 yaravuze ngo nasezeranye n'amaso yanjye kutazareba umukobwa, ntabwo nzifuza, jyewe sinzifuza umukobwa, nasezeranye n'amaso yanjye. Sezerana n'umubiri wawe, ubwire ngo umubiri wanjye turasezeranye, gahunda ihari, nakwifuza ibyisi, gahunda ihari, ibitsike byanjye nakwifuza ibyisi, umunwa wanjye nakwifuza ibyisi, aya matwi yanjye nakwifuza ibyisi, umusatsi wanjye nakwifuza ibyisi, izi nzara nakwifuza ibyisi, igitsina cyanjye nakwifuza ibyisi, wapi kabisa, umutima wanjye nakwifuza ibyisi. Sezerana n'ingingo zawe. Ariko kubera ko utazi naho ujya naho uva, niyo mpamvu ugenda utoragura ibintu byose ubonye, kumbe naguzi ko ikintu kiri imbere rero ugiye kuzatoragura iki y'agaciro. Niyo mpamvu Satani agenda gutega utuntu twose utoragura, uri murangarira ngo isezerano rikuru rya rindi rikuru uri muraritakaza kubera utuntu urimo gutoragura, kandi uzi icyo ashaka nagatoragura icyo abonye. Nuza hajya umva, nuza hanajya ntabwo ayobywa n'abajyanama bavuga ngo bazi inzira. Imana idufashe. Yosefu byarangiye bamukubise mabuso, baramubeshyera pe, birahama neza icyaha, neza. Ikinyoma cyapanzwe neza kiruta ukuri kudafite ibimenyetso, kuko cyapanzwe neza. Bamukubita amabuso baramufunga, mwana afite 17 mabuso bamufungiyeyo. Mwana arafunzwe, akubitaho imyaka igera muri 10 n'ingahe, muri za 13 hoshi aravaye afite imyaka igera muri za 30. Yarakubitetse muri mabuso ageze. Imana, ukuboko kw'Imana kubana nawe, ukuboko kw'Imana kubana n'abantu bayubaha, ukuboko kw'Imana kurwanya bibone, ariko abantu bayubaha Imana ukuboko kwayo kubana nawe. Niyo mpamvu uyu mugabo witwa Yabesi yavuze uyu musore avuga ati Imana icyamukamara umubabaro, ibyago nibimbabaze, kandi ukuboko kwawe kubana nanjye.
ukabana nanjye ibyago n'ibimbabaza. Imana ngo yumva kwinginga kwe uyu mwana ya Besi mwene Hakozi biza kurangira uyu mwana ngo Imana ibanye nawe mugira neza kuko nyina mubyaranye umubabaro, birangira Imana imuhaye iki amahoro, imuhereza n'icyubahiro kurusha bene se. Imana imugira neza ukuboko kw'Imana kubana nawe nubana neza n'Imana ukitondera icyaha ukakirinda, ukitondera amategeko y'Uwiteka, ukayoborwa na Mwuka Wera, ugakora ibyo Imana ishaka, ukuboko kw'Imana kuzabana nawe. Humura, ukuboko kw'Imana kubana n'abantu bayubaha. Humura rwose, kandi kurwanya abantu bose bayireka bayirwanyiriza he? Mu gukora icyaha Imana nayo irakurwanya. Niyo mpamvu tugomba kurwanya icyaha, tugatsinda icyaha tugitsindisha gukiranuka, tukarwanya ikibi tugitsindisha icyiza. Imana itugire neza. Nguyu Yosefu rero muri Mabuso haje abakozi baraje, ubwo Potifari avuga ati jewe ndabivuze ngo uyu muntu bamufunge kugeza igihe jewe ari jewe wamwikurirayo n'imfunguzo zimesha. Yewe sha mereze izo mfunguzo sa, ubuzi ko ari umuntu bafunga bakamufunga n'imfunguzo bakazitwara neza, imfunguzo bakazitwara. Umuntu aherutse kuva hano ajya mu gihugu cy'abaturanyi hariya Uganda, aragenda agera Uganda. Murabizi ko banywa inzoga cyane, barasinda cyane. Simvuze ko bose basinda, ariko baranywa. Ko nanjye nari umusinzi, ndabizi. Nari umusinzi, nywa akanyanga nkamara iminsi ine ndi mu kabari. Narasinze bya bindi bya hatari bimwe bega birenze ibihagije, birenze ibisabwa. Je narasinze birenze ibisabwa, narasinze birenze ibisabwa, nkora amakora atabaho. Ariko ndashima Imana ko yanzuye, ndashima Imana ko yamaye ubuntu, yamaye agakiza ku buntu, ndashima Imana ko yankuye iyo. Bamubwira ibintu nzi ngo ureke ibyo bintu ko nge ndabizi nahozeyo. Urumva, nararwanye birenze ibisabwa, naratukanye birenze ibisabwa, ariko ubu ndashima Imana sinyirwana. Ubu ndwana mu bundi buryo, urimo kurwana n'isi, umubiri na Satani, urimo kurwana n'icyaha. Icyo nimo ndwanya nanjye mbega nk'umutwe bigeze bashinga witwaga Wembure warwanyaga ibisambo. Nanjye ndimo kurwanya ikintu cyitwa icyaha n'ibisambo birirwa bibeshya mu ijambo ry'Imana birirwa batekinika. Ndabarwanya abo ndabarwanya babeshyera Imana. Izo mpano zitava ku Mana nanjye ndabarwanya, muwe mubizi. Imana igiye gukoresha abantu bayo, nta mikino ihari, ubu ni igikomando, nta mikino. Hanyuma rero umuntu agiye gusura, agezeyo baba barwanye mu kabari, bwo ni saa 7 z'ijoro. Barwanye ajya gukiza. Mu Rwanda murabizi ko no gutunga umuntu utoki ukabona ibimenyetso baragutambikana, nubizi se? Hanyuma rero uwo bararwanye ajya gukiza ngo nibyirwana ngo abantu batarwana. Mu gukiza rero umwe muri abo barimo kurwana abashize y'inkoni, barakubisa, akubita umuntu umusaya, umuntu aritereye kubise hasi. Yikubise hasi bisubirira mu nzu, bajya kunywa inzoga, batesha ndamukubise uriya muswa sha, amafana mweto ndamukubise sha, iriya nuza sha. Bagira amazina nyine twe tutavuga ino n'imvugo itavugwa ina. Ubivuze babona ko ari ingenga bitekereza, ariko ari hakurya bo n'abantu mbego n'igihugu nyine nuko. Hanyuma bitutsi babigeretse bigenda mufuririzo, bajya kunywa rero. Mukanya bategeza wa muntu ko agaruka barwanya cyangwa kwisararanga kwa kundi bya kanyanga. Reka da mukanya, reka da, bajya kureba basanga umugabo yumye, bo bitahiye mugabo yumye. None mukuza kubafata, bafashe babagabo batatu ko barwanya wa wundi, n'uyu mushyitsi agendamo. Bariya bageze hariya bitangiye akantu nyine, akantu bagatanze umugabo birangira wa undi wavuye i Rwanda nta bushobozi burunaka afite, yasuye abantu iyo ngiyo b'inshuti, birangira bamukubise Mabuso. Ibyaha byose aba ari we babishyiraho ko ari we wishe umuntu. Bamukatera imanda imyaka 7, rimanda 30 y'agateganyo y'inaha yo ho ni 7, rimanda ni imyaka 7 hariya Uganda. Bamukatera rimanda imyaka 7, none muri iyo 7 gutegereza 7 izarangire nibwo bazamukatira. Noneho icyaha igihano ntago icari igihano, ni 30 y'agateganyo, rimanda 7 yakizaga. Mu gukiza bivuyemo kugera gute? Bariya bakubise umuntu atari warimo abakiza be kurwana, iunda kubise ngo nayirengeje inyuma, akubita umuntu arapfuye. Birangira tayari ubaba Mabuso baciye amafaranga iwabo badafite niyo bagurisha amasambu. Urumva ibibazo bihari, urumva ibintu biba muri izi nzoga, urumva ibintu biba muri utu tubari. Ariko nkibaza kuki udasenga cyane ukabana neza n'Imana, ahubwo tubari tugafungwa, hagafungurwa insengero nyinshi. Ikimbabaza kindi niki, kuki insengero ziriho nizirimo gufunguka nizifungurwa, nubwo nizindi bagiye kuzifunga hano imbere mu gihe zigisenga cyangwa se bagiteraniramo? Niki gituma ababarizwa muri izi nsengero tabatandukanye n'ababa mu kabari?
kuki imico ari imwe, kuki imyambarire ari imwe, kuki bakora bimwe. Nje niba nabaraga mu tubyiniro babyina bambaye ubusa hariya Uganda, nkajyayo kuwa gatanu kugera ku cyumweru babyina bambaye ubusa, buri nta kindi kintu bambaye usibye isuti yabaga ifasha amabere, akarega gafasha amabere kandi atari amabere yashizemo, amabere ari inyuma, ari ukugira ngo umwishimira ashyiremo nomero za telefone cyangwa se ashyiremo amafaranga. Uwo washyiragamo nomero za telefone yava hari amaze kubyina indirimbo bamuhaye cyangwa se indirimbo bamuhaye yego, akaza akakubipa nomero washyizemo, mugahura ari ukugera mujye gukorana ibyaha musambane. None wabona n'imyambarire ukabona yambaye akantu katarenze ikibuno ako kantu, kuko najya no gusambana, nimujya gusambana wazamuraga gutya bitagoranye ukakazamura bitagoranye. None ni iki gituma niba urimo kujya mu ijuru ukaba ufite isezerano ry'ubugingo, kuki wambara nk'iyo maraya, kuki wambara nk'uwo muntu ukiri mu mwijima, kuki wambara nk'uwo muntu ukorera Satani urimo kwamamaza ubusambanyi cyangwa se nawe abukora, kuki wambara nkawe, kuki ibyo ashyiraho bishyiraho, kuki ibyo asiga ubisiga, kuki ibyo yambaye ku matwi ubyambaye. Ubwibone bukaba bwarakumaze ukaba urimo kuvuga ngo urajya mu ijuru ryo kwande urimo kujyamo. Nishagira kwivugira ku kantu kitwa mabusu, niko kari kanzanyaho. Mabusu, umugabo bamuhungu bamukubise mabusu, uko ariyo ibwami abantu babiri barafungwa, baje barotora inzozi, umwe azirotoye yumvishe ko ari sawa, n'undi nawe arazirotora. Hanyuma inzozi zisobanura ibintu bibiri bitandukanye. Umwe ararose ngo yabonye afite igikombe arimo gukamura inzabibu ngo ahereza Farawo, undi nawe ngo akimara kumva ati iminsi 3 yumva amasera 3 y'inzabibu, iminsi 3 urabusubiye ibwami nugero uzanyibuka. Undi nawe ati yababoye nanjye twabanaga, reka nanjye sobanure, nanjye reka sobanure. Yego, nkanyuma we bimeze bite? Je nabonye imitsima 3 mbonera mu kibo, ngiye nikoreye ngiye kujya gushyira Farawo, ngiye kubona mbona haje ibisiga biraza bindira ku mutwe. Ati baba we ibyo byo birakaze, bimeze bite? Hanyuma iminsi 3 itarashira barabahamagaza mwimbi, nimugera hari baraza gufata umutwe wawe bawuce bawumanike hariya uribwe n'ibisiga. Baba we umugabo arababaye. Mu minsi 3 ko bakabibabwiye koko niko byagenze. Farawo arabahamagaza bombi, umwe asubira guhereza Farawo wa undi igikombe, hanyuma uw'imitsima uyu mutwe barawuca bawumanika ku giti, hanyuma urwe rurangira rutyo. Ariko abwira wa wundi wazasubira ibwami ngo nagera azamwibuka. Imana itakwibutse nta muntu wakwibuka. Yosefu uko bimubwiye, ariko birangira uyu mugabo agezeyo nigeze amwibuka. Uze kubaza umugabo witwa Yosuwa, wibaze n'uwitwa Kerebu, bajyanye gutata igihugu, barajyana bagerana mu gihugu, ariko biza kurangira uyu Kerebu ari ushinzwe guhesha abantu ibyabo, atumwe na Yosuwa. Uko bakabaye arimo kugenda ahesha abandi, iyo komisiyo ari wishinzwe cyangwa iyo ministeri agenda ahesha abantu gakondo ahantu habo, biza kurangira we uwo bagendanye amwibagiwe. Hahandi hamwe mwumva i Heburoni aramwibagirwa kandi ari wariho yatase, kandi Mose yaravuze ngo azahahabwa, aramwibagirwa. Ategereza umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, 4, 5, 45 biza kukata biragenda bigera kuri 85. Yaraje afite 40 45, hanyuma iba 40 ategereje isezerano, undi yaramwibagiwe. Bivuze ngo rero iyo adasubira kujya kwibutsa birasobanutse ngo nta muntu wakwibuka Imana itakwibutse. Hanyuma nabirengagiza icyo Imana yabategetse, mumenye ko muba murimo kwifungira. Niba Imana ikubwiye ngo hereza umuntu miliyoni 10 ukaba urimo kuzifungirana, umenye ko umeze gutya. Umuntu umeze gutya ntabwo yakira, umuntu umeze gutya ntiyakira. Bivuze ngo kugira ngo wakire nuko utanga, numara gutanga usigare nta kintu ufashe, hanyuma Imana iguhereze miliyoni 100. None nakubwira ngo hereza umuntu miliyoni 10 warikakaje wanze kuzitanga. Izo miliyoni 10 wagatanze wakazitanze, Imana ikagureza miliyoni 100, ikagureza miliyoni 200, ikagwa miliyari kubw'icyo yakubwiye utanga, hanyuma ikagureza ibindi wanze gutanga. None ubwo se urumva utarimo kwifungira? Ubukene buraha, imiri ziri mu mifuka, abantu bameze nabi nibazi nibyo barimo. Tanga Imana iguhe, tanga Imana iguhe, kandi urabo yigurije mu bwami bwo mu ijuru abubikijeyo, aho inyanzi n'ingese bitazagera. Panura bundi abantu bundi bimeze bite ubundi ko mwabifashe mwanze kurekura kandi muzabisigina mu ijuru. Nta kintu uzasanga uri umutindi, bibaze gusasanga mu ijuru ufite ibihumbi 5 aribyo wahaye Imana 5, wa undi wahaye 500, wahaye 200, wahaye 300, iguteranya aba 500. Hanyuma bya bihumbi byose za miliyari zose ukazisigina, ukagenda bigasigara biribwa n'abatarigeze babikora, kuko utagize ubwenge ngo umenye aho ugomba kubitsa. Imana tugire neza.
Yosefu baramwibagiwe, ariko igihe kigeze Imana iteza inzozi uwitwa Farawo. Imana igiye kurotesha abantu, nawe kuri wowe ku ruhande rwawe nawe ku buzima bwawe, Imana imbega ibateza inzozi barote kandi bayoberwa gusobanura, kugira ngo Imana ikoherezeyo, kuko umaze igihe kinini urimo kwiga. Igihe umaze wiga ugomba kuba waramaze gufata, kugira ngo noneho iri shuri umazemo igihe, uru rugendo, kugira ngo usobanure inzozi uhita winjira mu gisubizo cyawe. Gusobanura inzozi kwawe neza niko kwinjira mu gisubizo, gusobanura inzozi kwawe nabi niko kuguma mu mabuso. Sinzi ko icyo kintu cyumvise. Nguyu Yosefu rero, uko Farawo yakarose bose barananirwa, baragerageza biranga, birangira umwe muri ba bandi babaho, umwe wa cya gikombe ambwira ati ariko nyemerera mwami, mwibutse iby'icyaha cyane, hari umuntu twabanye muri mabuso, uwo muntu nararose aransobanurira, na wa wundi mugenzi wanjye arongera arota nawe aramusobanura, kandi uko yasobanuye niko byagenze. Bamutumije yagera hano akabisobanura. Nyumvira imyaka we, kandi Potifari niwe wari umuyobozi aho ngaho, ayungirije nde umwami. Wibuke ko Potifari yinguye urufunguzo yarujyanye ngo batazigera bafungura Yosefu, keretse ari ugize gute ubitegetse. Yosefu amambusu, bivuze ngo ahantu Farawo agiye kujya, Potifari agomba kuba hari hicaranye n'umugore we. Byarangiye bahamagaje Yosefu. Urumva ukuntu bamumuje muri mabuso, baramuzanye Yosefu, bamushyize hari. Yosefu ko yakaje, bamuzana bamaje gukurayo bya byano, bakuro bya bisatsi, bakuro byanzara barazita, bamwambika neza, baramukarabya, baramuhezura cyangwa se kwihezura, bamwuhagira imbiribiri, wa mugani wo kwa Estere Piri, baramuhagira umwanda wose bamumumaraho, bamuzana yambaye neza nk'umukozi w'Imana uje guhura na Farawo. Kubera iki? Inzozi, kumenya ubusobanuro bw'inzozi. Imana itugire neza. Ntago Imana izabura igutabare, ntago izabura naho inyura ngo igutabare. Ihangane kugeza ijambo ryavuzwe n'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Ahageze ati niwe Yosefu, yewe niwe usobanura inzozi, ati reka ariko mu ijoro hari Imana. Bivuga nk'wa mugabo witwa Daniyeli nawe wasobanuye za nzozi bya cya kiganza byari byananiranye na bya bindi by'igishushanyo cyari cyananiye ba bandi bose. Hanyuma rero bari muri Babuloni, uyu mwana uko yakageze rero, nje narose, warose iki rero? Narose kandi ibintu byamagaritse umutima. Ni ibiki? Narose ndi ahantu ngiye kubona mbona uruzi ruri ahantu, mbona inka zivuyemo zibyibushye, inka 7 zibyibushye, sindabona inka zibyibushye nka ziriya. Ati yego. Ngiye kubona mbona ziraje, zivuye muri rwa ruzi, ziraza zijya ku nkombe, zitangira kurishiriza ku nkombe. Ati yego, ndabyumvise. Hanyuma ibyo bintu byamagaritse umutima. Ngiye kubona mbona harongeye haje indi zivuye mu ruzi nanone, izindi nazo ziraza, ariko z'iminanu mbi cyane udashobora kubona, mbi cyane narabona ku isi. Ziraza zifata za zindi zirazimira bunguri, ndaryama ndongera ndibikira ndasinzira. Hanyuma ngo nongeye nibambuye, ndongera kwikanga n'ubundi ndose izindi nzozi. Bwo warose iki? Nagiye kubona mbona amasaka meza, amahundo meza cyane. Mbona haje andi y'iminambi amize yayandi, arindwi, inka 7. Yosefu ati yego. Ibyo bintu byamagaritse umutima wa mwana we, ntago nzi icyo bisobanura, umutima wanjye wahagaze gusa, byamagaritse umutima. Namubwira ati humura, ibyo bintu warose ni ibintu bimwe, kandi ibyo bintu ni Imana ibitanze kugira ngo ubimenye, ibikumenyeshe, kuko imbere hano hagiye kuba ibintu bikaze. Bizagenda bite? Izo nka 7 wabonye zibyibushye ni imyaka 7. Ni imyaka 7 yego. Hanyuma imyaka 7 bisobanuye kimwe na ya masaka n'ubundi yimishishe myiza 7. Ya mahundo 7. Hanyuma iminambe 7 y'imishishi ya indi y'amasaka n'izinka z'imyaka zindi 7. Ubimenye neza karindi n'indi myaka 7. None ibyo bigasobanura iki? Wa mwana bisobanura iki? Namwe tumva amakuru rero. Imana yatanze amakuru yuko hagiye kuzabaho umwero imyaka 7. Iyi myaka 7 nirangira, uyu mwero mva n'isaka rizajya rigwa ku musozi, rizajya ryera umufuka. Igishimbo kizajya kigwa ku musozi ni imifuka 5. Ikigori kigwe hasi kizajya cyera ibigori nka 40, ku buryo mbega nta kintu na kimwe kizarumba. Imyaka 7, ariko 7 nirangira hazaza inzara itarigeze ibaho uhereye isi yabereye kugera none. Iyo nzara izaba inzara mbi cyane, ku buryo ikintu cyose mwumva cyose kizaba kiri muri cyo kizamarwa n'iyo nzara, ku buryo mbega nta kintu kizasigara na kimwe. None rero inama ngiyi, dore igisubizo cy'abantu basenga mwabantu mwe. Haleluya, haleluya. Dore igisubizo cy'abantu basenga. Imana iyo ikoresha umukozi w'Imana akakubwira ikibazo runaka kigiye kuba, Imana itanga n'igisubizo. Dore uko bimeze. Ni inzara y'imyaka, ni uburumbuke bw'imyaka 7. None shaka umuntu muri iki gihugu cyawe umunyabwenge w'umuhanga, ahingishe
ibintu byinshi, ahingisha ibintu byinshi mu gihugu cyose. None narangiza yubakisha ibigega bahunikemo imyaka yindi y'imeke, ibigori, amasaka, uburo, ibintu nk'ibyo bahunike mu myaka 7, kuko 7 nishira inzara izabaho nigeze ibaho mu isi. None ushaka umuntu kugira ngo ibyo bintu abyiteho, buri mudugudu hubakwemo ikintu kimeze gutyo. Farawo yumvise iyo nama ahita abaza abantu bose barahote, niko ubundi binavuze murabyumva atego. None se twakora umunyabwenge nk'uyu cyangwa umuhanga umeze gutya nk'uyu nguyu mu gihugu? Wapi kabisa, ahubwo ibyo bintu byose ni wowe mbyeguriye. Mwibuke ko Potifari araho, mwibuke ko umugore wa Potifari araho, kandi nibo bamubeshyeye. Aho harimo ijambo rivuze ngo iki? Babarira n'abatarigeze bagusabya imbabazi. Babarira n'abatarigeze bagusaba imbabazi, kuko Potifari n'umugore we muri bombi umwe azi ukuri ariko undi nagize gute nakuze. Umugore wa Potifari azi ukuri ko yafungishije Yosefu amurengera, bamba amurenganije, ariko Potifari ntabyazi. Ubu ari abantu bemeye kugenda mu kwakwa abandi cyangwa se kwemera ibirego by'abanuza batabanje kumva ibyanuza. Abo nabo ni ikibazo. Ujye uca urubanza rero wabanje kureba uyu muntu ibyo bamurega nibyo. Ntukemera ikirego ku bakuru, ku muntu hatari abakuru bangahe, hatari abantu 2 cyangwa 3, kugira ngo icyo kirego kiba ari iki cyari cyo kuri. Hanyuma niba ibyo bintu koko ari byo, ubahanira imbere ya bose kugira ngo bose batinye. None se uyu muntu uramugeraho, none aramusura bakuzana ibigambo bakubisaho ngaho tero naka bwa bivuze ubwo nibyo, ubwo se ubyemeye uteka ari byo, ni Imana ivuze. Warasenze se urayibaza niyo ibivuze, ari yibivuze niyo izi nuko uriya muntu yanamwihanira cyangwa se yanamucyaha, kuko abikundira abacyaha ikabahana ibihano iyo batemeye. Wabyumvise 2 ariko umwe azukuri. Nyawe ndebera amapeti uyu mugabo agiye guhabwa aho ngo barimo kumukubitana amasari, hanyuma kandi uyatera wa mbere ni Potifari wa wundi. Ihangane, Imigani 16:7 y'imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, tuma n'abanzi be buzura nawe. Tuza gihe kizagera, tuza siko bizamuba mutegereza nawe uzakorwa n'isoni, keretse ava mu isezerano na mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Ni Zaburi ya 25:3. Imana itugirire neza. Hanyuma rero ndebera rero amakuru ara, ndebera Potifari kunareba n'imfunguzo yarazijyanye mu mugabo nazigera ava amabuzo. Nawe ndebera niba ari ikintu kibabaza no kwica umuntu napfi, niba ari ikintu kibabaza no kuroga umuntu ukamuroga ejo ukabona ari muzima, niba ari ikintu kibabaza no kugambana umuntu ngajye amabusa gwe ejo mugakubitana arimo gutaha, iki kintu kirababaza cyane. Kirababaza. Hariya hakurya nanjye nigeze gukubita umuntu, nkubita umuntu yarazi ngaramfungisha birarangira, ariko biza kurangira nanjye hari ukuntu mbigenje, hari ukuntu hari ubigenza nyine nuko ugataha. Twakubitanye nimo kwitahira kandi azinga nsizeyo, tukubitana na none se yangira ati yasubiye niwe babyana. Nuko bigenda hariya bajya bivuga ngo wamanye takera aho ugendeye ubona umubyizi, nuko bavuga mbega hariya hakurya. Umuntu ufite imbaraga ze nagazinduka, reka da kuzinduka ufite imbaraga zawe ugenda saa yino ugahinga ako kanya ugahita ubona umubyizi. Wamanye takera, ariko izo mbaraga rero zigarukira. Imana igufashe kugakano nibwo umenya ko Imana ari ikaze. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana idutabare. Ndashaka iki rero? Yosefu umwama akimara kuvuga ibyo ngibyo yahise akuramo impeta ye ahita yimwambika. Amaze kuyimwambika ku rutoki aramubwira ati uhereye nona nkugize umuyobozi hano, nkugize umuyobozi mu gihugu cyanjye cya Egiputa hose. Nta muntu uzongera gusohoka utabyemeye, nta muntu uzinjira utabyemeye. Umva bijyanye n'umutungo niwe bishinzwe, umva usibye ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine, ahandi hose niwe muyobozi. Potifari araho akubita amasari. Potifari yari yakabega byakaze Potifari, kandi n'umugore mwibuka ikibazo afite yaramubeshyeye, babiziranyeho neza ko yamubeshyeye. Ariko uzarebe Yosefu nigeze ahora, guhora nuko Uwiteka. Mubabarire ibyo agukoreye byose, mubabarire. Nawe siwe yagera ngo kugeze mu masezerano, yagera ngo ugereyo. Buriya yari nk'ityazo ryo kugutyaza kugira ngo utarangara winjiremo neza. Mubabarire, mureke mubabarire, ubwo Imana yarabyemeye. Byaje kurangira rero batagomba kumukoresha, kandi ngo bamukoreshe adafite umugore. Birangira amushingiye umukobwa. Umukobwa bamuzanira umukobwa. Reka turebe isome iryo jambo, bamuhindura n'izina. Havuze ngo iki rero mu gice cya 41 murongo wa 45, haravuze ngo Farawo ahimba Yosefu Safunatipaneya amushingira Asenati mwene Potifera umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yosefu atambagira igihugu cya Egiputa, Yosefu yari amaze imyaka 30 avutse ubwo yakoreraga Farawo,
Yosefu ava aho Farawo ari atambagira igihugu cya Egiputa cyose. Unyumvire we, wa wundi bagurishije iwabo bazi ko yarangiye, byarangiye, byaje kurangira inzara koko bibaye. Bene se baraza bamwikubita imbere, ibintu birakara, biza kurangira bibwiye. Sinshaka gutinda muri aya makuru, bya bindi byose uko babirwanyaga bamwikubita imbere. Ihangane kugeza ijambo ryavuzwe n'iteka ryasohoreye, isezerano ryaramugeragezaga, biza kurangira bamusabye imbabazi, bararira babaroboroga, birangira azanye se na bene se bose bakura muri Egiputa, bambe muri Kanani, baza mu gihugu cya Egiputa, batura i Gosheni ariyo Ramesesi, niho baje kororokera, barahagwirira. Ndetse biza kugera n'igihe Isa arapfa ari we Yakobo. Hanyuma Isa amaze gupfa nibwo baza kumubwira bati reka twigire inama, uriya muhungu yaratubabare kuko ari papa hari. Byaje kurangira akoze iki? Baramubwira bati rero reka tugende tumubwire ngo papa yaravuze ngo akiriho ngo uzabara abagaragu bawe icyaha cyabo, kuko rwose ibyo bakoze byari ubupfu n'uburworyi. Ariko abagaragu ngo baraza bamwikubita imbere bwa kangaye bwa kabiri, bikubita imbere nka kwa kundi yabirose kabiri, bikubita imbere ye bati tubabarire. Ni mu gice cya 49, uraza kubisanga igice cya 50 hano mu gitabo cya mbere cya Mose Itangiriro. Hanyuma bamwikubita imbere bati tubabare. Yosuwa arababwira ati nuza Yosefu ati rwose bantu b'Imana, ibyo mwibitekereza ko mwangiriye nabi, ku bwanyu mwari muzi ko mungiriye nabi, ariko ku Mana yo yari izi kizabikoreshamo ibintu bimeze gutya ikazanira agakiza abantu bari mu isi. None si iyo mutabikora kuriya urabona urupfu rw'aba bantu batari bari benshi. Rero Imana yemeye ko mbabazwa gutya, mwebwe muze murambabaje, nyamara Imana ishaka kuzabizanamo agakiza. Hanyuma rero rwose njyewe nzajya mbagaburirana n'abagore banyu n'abana banyu bose, ibyo kurya bikenewe byose nzajya mbiba. Barabana, Yosefu ababobokaho. Niyo mpamvu muzehe hatarapfa yamuhesheje umugisha, aramubwira ngo nubwo bamurasha imyambaro y'akarengane bakamurasa imyambaro y'urugomo, mbega umwambi we nurakareguka nurakabanguka, narabangurira umuntu n'akanwa ke ngo amuvugeho ibibi, nagaramuvuma, nagaramubwira ibibi, naramutega ibico, naramwifuriza kumera nk'uko nawe bamugize. Reka da, niyo mpamvu rero ari we muyobozi, ndetse akaba ari igiti kinini cyera imbuto gifite amashami yakwiriye isi yose, ari we Yosefu. Ngiyi imigisha yahawe Yosefu, muyobozi w'abana. Yosefu kuko Rubeni yari yaruriye indyamo ya se, Isa aramubwira tumeze nk'amazi adahamahamo. Usambanye bumeze nabi, barimo gusambana, bagasambana mu mwuka, bagasambana. Abantu barasambana, niwamenya ibyo barimo, niwamenya ibyo bakora. Barimo gusambana, bakisambanisha iby'isi, bagasambana. Oya. Yosefu rero mwana wanjye Yosefu, humura Yosefu, humura, ndi kumwe nawe Yosefu, humura, Imana iri kumwe nawe. Byaje kurangira Yosefu uyu nguyu, ibintu byose byo mu gihugu cya Egiputa, inzara ibaye inzara, ibintu birakara, biza kurangira Yosefu n'aba bantu bitwa abanyegiputa, Yosefu abaguriye Farawo. Umva rero duhere ku murongo wa 13 mu bice 47. Yosefu agura ibyo abanyegiputa bafite byose, nuko mu gihugu cyose nihaba ibyo kurya, kuko inzara yari nyinshi, bituma abo mu gihugu cya Egiputa n'abo mu gihugu cy'i Kanani barabishwa n'inzara. Yosefu ateranya ifeza zose zari mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani bazanye guhahisha. Yosefu azizana mu nzu ya Farawo ifeza zose zishize mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani. Abanyegiputa bose bajya kuri Yosefu bati duha ibyo kurya, twapfirira iki imbere yawe ko ifeza zacu zishize? Yosefu umva uko wavuze. Yosefu arabasubiza ati mutange amatungo yanyu, nanjye ndabaha ibyo kurya. Muhahishije amatungo niba mubuze ifeza. Bazanira Yosefu amatungo yabo. Yosefu abahahisha ibyo kurya ku mafarashi n'imikumbi n'amashyo n'indogobe, abagaburira ibyo kurya uwo mwaka, abahahisha ku matungo yabo yose. Uwo mwaka ushize, mu mwaka wa kabiri baza aho ari, baramubwira bati nitwahisha databuja yuko ifeza zacu zose zishize kandi amashyo yacu yose abaye aya databuja, nta gisigaye imbere ya databuja kitari imibiri yacu n'ubutaka bwacu, twapfirira iki mu maso yawe? Twe n'ubutaka bwacu tugurane n'ubutaka bwacu, twe n'ubutaka bwacu tuzabe imbata za Farawo, uduhe imbuto tubeho twe gupfa, igihugu kikaba umwirare. Nuko Yosefu agurira Farawo ubutaka bwa Egiputa bwose, kuko umunyegiputa wese yaguraga umurima we
kuko inzara yabateye cyane, igihugu cyose kikaba gakondo ya Farawo. Abantu arabimura ahera ku ngabano za Egiputa z'uruhande rumwe ageza ku z'urundi, abashyira mu midugudu. Ubutaka bw'abatambyi nibwo bwonyine ataguze, kuko abatambyi bari bafite igerero bahawe na Farawo, bakajya barya iryo gerero Farawo yabahaye. Nicyo cyatumye batagura ubutaka bwabo. Yosefu abwira abantu ati, dore uyu munsi mbaguriye Farawo mwe n'ubutaka bwanyu, none imbuto zanyu ngizi muzabibe ku butaka, kandi uko muzasarura muzajye muha Farawo igice cya 5 cy'icyatamurima, ibice 4 bizajya biba ibyanyu, ngo mubikureho imbuto zo kubiba mu mirima, bibe n'ibyo kurya byanyu n'abo mu ngo zanyu n'abana banyu bato. Baramusubiza bati, udukijije urupfu, tukugirireho umugisha databuja, natwe tuzaba imbata za Farawo. Yosefu yandikisha iryo tegeko riba itegeko ridakuka mu gihugu cya Egiputa na bugingo n'ubu, yuko Farawo ahabwa igice cya 5. Ubutaka bw'abatambyi nibwo bwonyine butabaye ubwa Farawo. Abisirayeli batura mu gihugu cya Egiputa, mu gihugu cy'i Gosheni, baronyerayo ibintu, barororoka, bagwira cyane. Imana itugire neza. Urabyumvize? Mu Yosefu itegeko rya boss uko rimugenje, aragiye arakubititse, aragiye arahuritse, aragiye ahuye n'ibibazo, ariko ibyo byose biramujyana mu isezerano. Niyo mpamvu hano muri Zaburi 105 umurongo wa 19 niko twasomye ngo kugeza ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Umurongo wa 8 yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Imana itugire neza. Ijambo Imana yavuze, ijambo Imana yasezeranije, iryibuka imyaka ibihumbi, iryibuka imyaka, nijye ryibagirwa. Oya, Imana nirambirwa, Imana niruha, Imana umubyeyi wacu nirambirwa. Ihangane, na Yakobo yaravuze 1:12 ngo ahirwa umuntu ihangane bimugerageza, kuko namara kwemerwa nibwo azabwa ikamba ry'ubugingo ry'Umwami Imana yasezeranije abayikunda. Ihangane. Yosefu nubwo yahuye n'ibibazo, Yosefu nubwo yahuye n'izo ntambara, yari ihanganye kugeza iki Imana yamuvuzeho cyageze gute, cyasohoreye, ndetse apfa afite n'ibyiringiro bifite ubugingo, kuko agiye gupfa yarababwiye ngo data dore arapfuye, tumushyinguye i Kanani aho twashyinguye ba sogokuru. Hanyuma rero nanjye nimara gupfa, Imana ibasoreje rya sezerano ryo kuzabajyana muri iki gihugu cy'isezerano. Muramenye mutazansiga ino, amagufwa yanjye muzayaheke, muzayajyane muyajyane mu gihugu, nanjye muzajye kunshingura mu gihugu cy'iwacu. Muramenye mutazanshingura inaha. Niko byagenje. Amagufwa ya Yosefu bayakuye mu gihugu cya Egiputa bajya kuyashingura i Kanani. Kubwo kwizera yarizeye, aravuga ati n'amagufwa yanjye nazagume mu gihugu cy'abanyamahanga. Hanyuma n'iki gituma wowe ukiri muzima ukifatanya n'abanyamahanga, ugakora nk'ibyo abanyamahanga bakora, ukaba urimo kugenda nk'uko abisi bagenda, kandi urimo kuvuga ngo urimo kujya mu ijuru, ufite gahunda yo kujya mu ijuru. Ibaza umuntu aho yizera akava n'amagufwa yanjye nazagume muri iki gihugu, muzayanjyane mu gihugu cy'isezerano. Wowe muzima ugitekereza kuki udahitamo neza? Isezerano Imana yakuvuzeho izarisohoza, ibyinaha Imana yakubwiye izabisohoza, ijuru yakubwiye rirahari. Niki gituma udakizwa neza kugira Imana izakusohoreze ibyo yakuvuzeho? Nagira ngo dusenge. Wari ucitse intege, wari unaniwe, wari urambiwe, hanyuma umenye ko Imana yacu ishobora ibintu bingahe byose. Niwihangana Imana izakugera neza, niwihangana Imana izakurengera. Kadusenga Imana. Imana yacu Imana ikomeye, uri data wa twese mwiza, ndagushimiye kwandikisha ijambo ryawe kugira ngo abarisoma baryumve, barisobanukirwe, kandi bamenye iby'iryo jambo, bashorewe na Mwuka Wera abayoboye. Ni kwavuze ngo hahirwa umuntu usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Uwukiranirwa akagumya agakiranirwa, uwandi mutima akagumya akandura, uwezwa akagumya akezwa, kuko uzavuba guhemba no guhana umuntu wese bikuri ibyo yakoze. Ndasenze kugira umuntu wese mu ruhande arimo umushoboze kwihangana ibimugerageza, kugira ngo isezerano musezeranije urisohoreze kandi urisohoresheje umwete. Ndagushimiye, tanga agakiza ku badakijijwe, kandi abari bakijwe baha imbaraga kugira babashe kunesha icyaha n'igisa nacyo, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, kandi rwose mukande subscribe, ndetse abashaka kudutera inkunga dufite nomero ya konte yacu ibiri muri beka, muraza kuyibona aho hasi, ndetse na nomero za telefone ziriho, tuba twabishyizeho. Ushaka kudutera inkunga kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure, rwose mubikunze, ubikora bigukunze azagororerwa n'Imana. Imana ibahe umugisha. Abajyana n'abandi gutabara, abajyana n'Yesu gutabara abandi, nibo bazabagabana umugisha w'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Kristo Yesu, amen.